Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya gatandatu gisanzwe tariki 17 Gashyantare 2025. Aha hantu tugiye guhurira n'Imana ni mucyo twitegure. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 4 umurongo wa mbere kugeza kwa 15 n'uwa 25. Umuntu abonana na Eva umugore we. Eva arasama abyara Kayini, maze aravuga ati nungutse umuntu ngesha Uhoraho. Ku buheta abyara Abeli murumuna we. Abeli aba umushumba w'amatungo, naho Kayini aba umuhinzi w'ubutaka. Igihe kirahita, Kayini ashyira Uhoraho amaturo avuye mu myaka y'imirima ye. Abeli nawe azana uburiza mu matungo ye, agerekaho n'ibinure byayo. Uhoraho ashima Abeli n'amaturo ye, ariko ntiyashima Kayini n'amaturo ye. Kayini biramurakaza cyane, maze mu maso he harahinduka, yubika umutwe. Uhoraho abaza Kayini ati urakajwe n'iki? Kayini n'iki cyatumye uhinduka utyo mu maso? Nugenza neza ntuzubura umutwe se? Naho nutagenza neza, itonde kuko icyaha kibunze ku irebe ry'umuryango wawe ngo kigusumire, ariko ugomba kukirusha amaboko. Kayini abwira murumuna we Abeli ati tujyane mu mirima. Nuko igihe bari mu mirima, Kayini asimbukira murumuna we Abeli maze aramwica. Uhoraho abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari hehe? Undi ati simbizi, mbese ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Uhoraho ati wakoze ibiki? Amaraso ya murumuna wawe wamennye ngaha arantabariza mu gitaka. Bungubu akivume ku butaka bwo bwasamye ukabwuhira amaraso ya murumuna wawe. Nuhinga ubutaka ntibuzongera kukurumbukira, uzahora uri inzererezi yangara ku isi. Kayini abwira Uhoraho ati igihano mpaye kirakabije, dore unyirukanye kuri ubu butaka, unciye no mu maso yawe. Nzahora ndi inzererezi nangara ku isi, kandi uzambona wese azanyica. Uhoraho aramubwira ati yewe uzica Kayini uwo ari we wese azabihanirwa 7. Nuko Uhoraho ashyira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo uwo bazahura wese atazamukubita mu ngusho. Adamu abonana n'umugore we, umugore we abyara umuhungu amwita Seti, ati kuko Imana yashumbushije indi mbuto mu kigwi cya Abeli Kayini yishe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 50. Nimuze duture Imana igitambo cyo kwishimira. Imana nyamana ariyo Uhoraho ivuze ijambo rikoranye isi yose, guhera mu burasirazuba kugera mu burengero bwaryo, iti nimunkoranyirize abayoboke banjye. Tega amatwi umuryango wanjye agiye kuvuga. Njye Imana nkaba n'Imana yawe. Ibitambo ntura si byo nguhora, kuko ibitambo byawe bitwikwa bimpora imbere. Kujya ushanukira gutondagura amategeko yanjye no guhoza ku rurimi isezerano ryanjye, nyamara ntukunde gukosorwa, maze amagambo yanjye ukayata hirya. Uricara ukavuga n'umuvandimwe wawe, bityo ukandagaza mwene nyoko. Ibyo nibyo ukora none ukabona ko naceceka? Bibwira se ko meze nkawe? Nimuze duture Imana igitambo cyo kwishimira. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko umutwe wa 8 umurongo wa 11 kugeza ku 13. Muri icyo gihe abafarisayo baraza, maze batangira kumwiyenzaho, bamusaba ikimenyetso giturutse mu ijuru, ibyo kumwinja. Nuko asuhuza umutima ati kuki abantu b'iki gihe bashaka ikimenyetso? Ndababwira ukuri, nta kimenyetso abantu bubu bateze kubona. Nuko abasigaho, arongera ajya mu bwato agana ku yindi nkombe y'inyanja. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi umugwa neza kubera ijambo ry'Imana ryatambutse iwawe. Ijambo ry'Imana ritambutse ujye wishima unezerwe, kuko ni Nyagasani ubwo nyine uba ugiye guturana nawe. Amasomo y'inzu yacu duteguriye kuri uyu wa mbere aratwegereza Imana ndetse no kwirangamira, kuyiringira. Niyo ntego tujye kuzirikanaho igira iti kwiringira Imana. Akenshi mu buzima bwacu dukunze kwiringira abantu, na nicyo tuza kumva mu isomo rya mbere, abiringiye abantu. Kwiringira umuntu, wa muntu ushobora no kugutamaza akaba yakugirira nabi, agakubera Kayini. Naho mu Ivanjili turaza kumva abashidikanya.
abantu bashidikanya ku bimenyetso by'Imana ati duhe ikimenyetso giturutse mu ijuru. Abo ngabo nyine ni abashidikanya badashaka kwemera Imana. Ni ngombwa rero mu buzima bwacu kwiringira Imana kuko niyo itugize, kwiringira Imana kuko niyo itubeshejeho, tugashyira amizero yacu mu Mana. Birashoboka mu buzima bwawe ko hari ibyo wagiye ushidikanyaho ku bubasha bw'Imana, rimwe na rimwe wagera mu bigeragezo ugacika intege, ugashidikanya ku bubasha bw'Imana, ugashidikanya ku mpuhwe z'Imana. Aka kanya nk'aka nako kugira ngo wisubireho kandi unisubiremo, urebe ibyo byose byagiye bigushuka bikagutesha umurongo, bigatuma uteshuka ku nzira z'Imana, kandi Imana iracyahari, iracyakora iwawe. Iringira Imana mu bibazo urimo, mu magorwa urimo, iringira Imana mu burwayi urimo bwabuze umuti, iringira Imana mu bibazo urimo byabuze ibisubizo, kuko Uhoraho ari we kiramiro cyawe. Isomo rya mbere riraduha ishusho y'abantu batiringira Imana bakaba bakwiringira abandi. Ubwo twumvise nyuma y'icyaha cy'inkomoko ari cyo gasuzuguro, Adamu na Eva basuzuguye Imana, icyo cyaha kizagenda gikura ingaruka nyinshi. Uyu munsi turumva icyaha cy'ubwicanyi, homicide, giturutse ku ishyari rya Kayini. Kayini agirira Abeli ishyari. Abeli yaturaga Imana n'umutima we wose, ibyo byose akayitura uburiza. Uburiza bishatse kuvuga icyambere, nta na kimwe asize, n'ibinure ari imbere ari n'inyuma. Ariko Kayini we agatura Imana imice, imibore, imisigare, ibintu by'inyuma. Ibyo rero Imana ntabwo ireba iby'inyuma, ahubwo ireba imbere, umutima wawe. Ngo kuko Imana yashimye Abeli, ituro rya Abeli ryarashimwe, kuko yahaye Imana ibyo atunze byose, nta na kimwe asigaje. Naho Kayini si uko bimeze, we yarobanuye akagenda atura Imana ibintu yasigaje, ibyasagutse. Ntabwo rero azashimishwa nuko Imana yashimye Abeli. Ngeri ishyari riratangiye, ubugome, icyaha cyo kwica, homicide, nibwo rirasimbukiye kuri murumuna we, ahita amurangiza ati nukunanganaga. Abeli abarapfuye. Icyaha cyo kwica itwerekeza gukwanga Imana, kwanga n'umuvandimwe, dore ko umuntu wese aba ari mu ishusho y'Imana. Iyo rero wanga umuvandimwe wawe, birumvikana Imana uyanze, no kwiyanga bitabuze. Nguko kwiyemera, kwikuza, kwikunda, bikaza kurangira utakiri kubona Imana. Igihe cyose uzafata icyemezo cyo kwica umuvandimwe wawe, ukarakara umuvandimwe wawe ukamugirira ishyari, uzamenye ko uri kwimura Imana, uri gushaka kwiyimika ubwawe, kwiyemera, kwikuza, kwimura Imana mu buzima bwawe. Ntabwo nawe bizakugwa amahoro. Narinjye kuvuga ko bizarangira uri inzererezi nka Kayini, ariko reka tube tubyihoreye, kuko umuntu wese umena amaraso y'undi ni ngushotora Imana no gutizera Imana. Ivanjiri y'uno munsi nayo iraduha ingero z'abatizera Imana, z'abatemera Imana, z'abatiringira Imana, biyemera ku giti cyabo. Abo n'abafarizayi ndetse n'abigisha amategeko. Uko Yesu arushaho kugenda akora ibitangaza, hari imbaga iri kumwemera, ariko abafarizayi bari kurushaho kugenda bamupinga, bamuhakanya, bashidikanya ku bitangaza akora. Ati kwereka ikimenyetso cyo mu ijuru, bamusaba ibimenyetso. Akenshi umukristo ukunda gusaba Imana ibimenyetso ni ikimenyetso cyo gushidikanya, ni ikimenyetso cyo kwemera guke. Nawe ugerure mu buzima bwawe, niba ntaho ugera mu kaga, mu gahinda, mu bibazo, ugatangira ukabwira Imana uti Nyagasani nutankora iki nanjye sinzagukora kiriya. Ugasanga turi gusaba Imana nk'abayitegeka, nk'abayihata, turi gutega Imana imitego. Ati Nyagasani nutampa iki nanjye sinzaguha kiriya. Ufite iki wahereza Imana koko? Dufite iki twahereza Imana? Ngibi ibimenyetso natwe tugenda dusaba Imana, ntabwo turi kureba abigisha amategeko n'abafarizayi. Tujye kureba abantu batatu Yesu ajya akorera ibitangaza, bamwe bakabibona abandi ntibabibone. Abambere ngo nabemera, les croyants. Abemera bo nta nubwo bakeneye ibimenyetso ndetse n'ibitangaza, kuko ubuzima bwabo nyine ari ukwemera ko bari kumwe n'Imana. Abo ni abambere. Abakabiri ni abashidikanya, dute, abafite ubwoba kugira ngo Imana ize kubakomeza. Nuko Yesu akabakorera igitangaza. Hanyuma igitangaza cya gatatu Yesu akora, agikorera abatemera, abapagani, abashidikanya, babandi batemera na gato. Yesu abakora igitangaza atari uko bari intungane, ahubwo ari kugira ngo abahindure bahinduke. Muri abo uko ari batatu, uri muri bande? Yesu naragutegereje kugira ngo ureke guhakana, ahubwo ube umwemezi, wemere ko Nyagasani ari kumwe nawe kandi ko agukunda.
rero amasomo aze kugufasha kwiringira Imana, maze nawe ureke ishyari rikurimo, ureke ubugome bukurimo, ureke gushidikanya, ureke ibyo byose bikuza kwegera Imana, wiringira Imana yonyine, kuko niyo yagukura aho hakomeye ugeze. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umukobwa wari mwiza ufite uburanga yakundaga gusenga, agakunda n'isengesho ryo gushengerera, ngo hari agasaba Yezu ngo izamuha umusore nawe byibuze bazashingana urugo. Nuko ajya kubona akabona abandi bose bagendanaga bose barigendeye bashinze ingo, bamusize wenyine. Nuko agahora abaza Yezu ati ko Yezu koko njye urambura iki? Ngo umunsi umwe yagiye gushengera, ngo Yezu aramubwira ati nzaguha umugabo ugukwiye. Wa mukobwa akomeza gutegereza, abandi bakobwa urungano bagendanaga nabo bose barashaka, bamusigaho wenyine. Ubwo itoteza riba ritangiye, abiwabo abo mu miryango yabo batangira kumubaza impamvu batarashaka. Wa mukobwa akajya buri icyo asubiza, ahubwo agatangira akarira. Uko agendaga akarira yibaza uko byagenze, aza kwibuka iki kintu umubyeyi ko hari ijambo nyirarume yigeze amubwira ati nutazaza kumfukamira ngo unzanire inka y'ikimasa ntabwo uzigera ubona umugabo. Wa mukobwa akwibuka rya jambo akarira bikomeye cyane. Rimwe na rimwe yatekereza byibuze icyakuraho nyirarume, ubundi nawe akazabona agahenge, akazabona umusore barushingana. Nuko wa mukobwa amaze kurambirwa ndetse no kurambika bitabuze, waza kujya ku mujyanama wa roho amutekerereza ubwo buzima bwose arimo bw'akaga, bw'agashinyaguro, bw'ibitotezo, amarira n'agahinda. Nyuma y'uko amubwiye amateka ye, atangira amubwira abasore bose baje kumutereta n'uburyo batageze ku ntego y'uko bazabana, bagera mu nzira bagahita baparika. Nuko ngo wa mukobwa aramubwira ati uwa mbere yaje ansaba ko twaryamana, maze kubyanga ahita yigendera. Umujyanama wa roho ahita amubaza ati ubu ari hehe? Ubu afite abagore 4. Nuko umujyanama wa roho aramubwira ati ngaho rero ubirebe neza, ubwo ari kubaye umugore wa 5 kuri uwo mugabo. Uwa kabiri nawe yaraje ansaba ko nzabanza nkamubakira inzu mbere yuko ansaba. Ubu ari hehe? Baza gusanga arabaye umujura. Nuko umujyanama ngo aramubwira ati nawe rero wari kuzasoza nyine uri umujura, wari kubura umujura iki gihe nyine yo mukiza ku bana. Uwa gatatu we yansabye kutazongera gusenga kugira ngo tubane, ubu ngubu yabaye umwate, umuhakanyi. Nuko umujyanama ngo aramubwira ati ngaho nawe tekereza urwo rugo wari kuzabamo ubuzima bwawe bwose, urugo rw'abahakanyi. Nuko rero umujyanama wa roho aramubwira ati abo bose rero baje bagutereta nta numwe wawe rurimo. Igisubizo cya mbere, muri abo bose baje kugutereta nta numwe wari urimo. Rero umukoro ngiye kuguha biragusaba ngo utegereze uwawe. Icya kabiri, ari nyokorume, ari Imana uzaguha umugabo ninde? Wa mukobwa arasubiza ati ni Imana. Niyo rero ugomba kwiringira, nizaguha umugabo ukwiye. Icya gatatu, mwana wanjye, wakomeje gutegura umugabo aho gutegura urugo. Genda rero utegure urugo rwawe, ukora cyane kandi usenga cyane, bityo ntongere kwita ku manjwe ya nyokorume, ahubwo wiringira Imana kuko nizaguha umugabo ukwiye. Tegura urugo, ushake imibereho, ukore cyane, ubundi utegereze umugabo Imana izaguha. Nuko wa mukobwa ngo aragenda, ngo nyuma y'imyaka 2 ngo aza kugaruka ku mujyanama wa roho aje kumushimira, mbese nka kwa kundi Abeli yaje gushimira Imana, aje kumushimira ari kumwe n'umugabo ndetse ari kumwe n'umwana wabo, ko ashinze urugo kandi bakaba barabyaye n'umwana. Nuko wa mujyanama wa roho agira amatsiko mubaza uko byaje kugenda. Wa mukobwa nako wa mugore waramubwira ati mubyeyi wanjye, nakoze ikintu gikomeye cyane wari wambwiye. Nagiye mpaguruka mva ku mbuga njya gucururiza kure, nkajya ngaruka mu rugo iwacu, nahagera ngasanga bankumbuye. Kujya kure, kujya gucuruza kure, ngakora urugendo nkajya gucuruza kure, byatumye ntumva utugambo tw'amabwire, twatugambo two kunsebya twari duhari. Ubundi nagarukaga mu rugo bankumbuye, navuye guhaha nzanye amafaranga meze neza. Ibyo byatumye kandi ntegura urugo rwanjye ku bijyanye n'imibereho y'ubushobozi, amafaranga. Ni muri izo ngendo kandi za kure zo kuva ku mbuga niho nahuriye na marume,
ansaba serivisi yo kumuzanira ibicuruzwa. Ubu nawe tubanye neza, ntitwongeye kuvuga nabi nawe. Icyo gihe twatangiye kuvuga rumwe nawe. Ubu ndi kumwe n'umugabo wanjye, tubanye neza. Njye nabona igisubizo cy'umugabo mwiza wa undi Yesu yambwiraga. Namaze gutegura urugo neza, nibwo naje kubona n'umugabo aje. Narinje kugushimira ko urugo rumeze neza. Ubu ndishimye, ndamahoro. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Reka tuzirikane utuntu dutatu tuza kugufasha kureba aho yidohoka mu mana ufitanye n'Imana, aho agiye ushidikanya kubasha bw'Imana. Icya mbere, homicide, kwicana, icyaha cyo kwica. Hari abantu bagira ngo kwica no gufata inkota n'ibindi bikangisho cyangwa ibyicisho. Kwica n'ibigambo bishobora kwica. Banyokorume, banyogosenge, bya bigambo bibagenda bahuragura bidakwiye. Ati ntuzashaka nkiriho, ati ntuzigera ubyara nkiriho, n'ibindi bigambo byinshi by'urucantege byo kwirimbi. Ibyo byose ujye wiherera uvuga uti harya marume cyangwa masenge baruta Imana. Ari ukumva ijambo ry'Imana, ari ukumva ijambo rya marume, ijambo rifite agaciro n'irihe? Ese ni marume utanga urubyaro, ni nyogokuru utanga urubyaro, cyangwa ni Imana? Uzajya gukora umwitozo usange ba marume n'abandi bose bameze nka Bakayini, bafite imigambi mibisha, ishyari, ubugome, nta kindi nyine bafite. Naho ku Mana hari urukundo, hari ibyiza, hari ibitangaza. Imana iduha ibyiza byose dukenera. Naho rero abo bose bagenda bagukangisha ibigambo ntago baruta Imana, aho sibo Mana. Umunyarwanda yise umwana we ati sibo Mana. Naho rero wiringira Imana, kuko abo bose ntago ari bafite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Imana niyo ya mbere. Imana niyo tugomba guha amaturo yacu y'uburiza nka Abeli. Icya kabiri, mu buzima turimo hari igihe duhura mu buzima bw'ibigeragezo, ugahura n'ikigeragezo, uburwayi budakira, ugahura n'ikigeragezo, ibibazo byabura ibisubizo, n'ibindi byinshi cyane bitujegeza. Ujye wibaza uti, uzi ko wasanga kugira ngo ukire hari inzira Imana ishaka kunyuramo? Wasanga nawe uri mu bategura umugabo aho gutegura urugo, uri mu bategura umuzabana aho gutegura urugo, uri mu bategura ubukwe aho gutegura urugo. Nawe ongera urebe niba inzira zawe zigororotse, ubundi urekera Imana umwanya wayo aba ariyo kugenera. Ibigeragezo bizajya bigufasha kugororokera Imana, ubutungane ku Mana. Hanyuma y'ikigeragezo ureke Imana yikorera imirimo yayo, kuko na nyuma ya zeru Yesu arakora. Icya nyuma, niba koko uri umukristo, wirinde gushidikanya. Nka kwa kundi Yohani Mariya Vianney yashengerera avuga ati ndabizi ko Yesu ahari. Niba Yesu ahari birampagije, ndamureba nawe akandeba. Nawe rero ujye uzirikana ko muri ibyo bibazo, muri ako gahinda, muri ibyo bitotezo, ibyo bibazo byose uri guhura nabyo uvuga uti Yesu arahari. Ahasiga witurize, usigare umureberaho, usigare ukurikirana rya jambo yakubwiye, kuko amaherezo bizasohora. Yesu aranduzi, nubwo njye ntamuruzi ariko aranduzi. Amaherezo ibyo yansezeranyije bizasohoza neza. Tegereza rero, ukomeze utegure inzira z'Imana. Ahasigaye ibyo ugomba gutunganya ubitunganye neza, uharire Yesu umwanya, nawe azasohoza isezerano yakugiriye. Nyagasani tuduhe kwiringira buri munsi mu bibazo turimo, mu buzima turimo, kuko abakwiringira bose ntago bazigera bakorwa n'isoni. Amen. Yesu Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Amen. Padiri Masumukuru Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.